The Zoom TV 24. Nishimye cyane nanezerewe kandi Imana izabaha imigisha mukomeze mukore uyu murimo w'urukundo kandi niwe Imana yifuza. Mwiriwe neza. Nge uhagaze nitwa Umutesi Joseline ariko bakunda kunyita Hope Jojo Alliance Mama Hope. Nkuko mubibona twaje hano mu gikorwa cy'urukundo nkuko bimemerewe ku izina rya Hope. Hope ni itsinda ry'urubyiruko ryishyize hamwe nyuma yo kwisanga mu makimbirane y'umuryango bikaviramo bamwe kuba bacikiriza amashuri abandi kwiga nabi, hakaba habamo kwishora mu biyobyabwenge cyangwa ingeso mbi z'ubusambanyi zaviramo bamwe gutwara inda zitateguwe. Niyo mpamvu itsinda ry'urubyiruko rwa Hope ryishyize hamwe kugira ngo ribashe gukumira icyo kintu mu rubyiruko, ribasha no gufasha abana bafite ubushobozi uri munsi y'ubwabo kugira ngo rubashe kubarinda kujya muri ibyo biyobyabwenge n'ingeso mbi z'ubusambanyi, tunabakorera ubuvugizi. Rero Hope niyo mpamvu yaje hano uyu munsi ku itariki 18 kuri igicamunsi cyo kuwa gatandatu kugira ngo tubashe gusura uyu mubyeyi mubona hano imbere tumukorera igikorwa cy'urukundo cyateguwe na Hope Unity Club. Kuko nahawe agakiza ku buntu nigitangaza yemenya ibyaha nahawe agakiza. Reka dusabe umuyobozi wa Hope ndetse n'undi umwe mu bayobozi batambutse bimwe mu byo twazanye kuri uyu munsi kugira ngo tuze guhita dukomeza tugira n'uburyo tuza gutegura kuganira. Uyu munsi turafata amafunguro, uyu munsi turishimana na mukecuru, uyu munsi weekend yose turayikorera iwawe, turayikorera aho turaza kugususurutsa, turakuririmbira, turagusengera, turakora byose biza gushoboka uyu munsi. Umuyobozi wa Hope rero reka tumusabe agushyikirize bimwe mu byo twazanye. Twakuzaniye ibintu byinshi, yego, tukwifurije umwaka mushya muhire, tukwifurije uburame, tukwifurije ko Imana ikomeza ikakwitaho, tukwifurije byose, yego. Sa n'uhagarara hano gutya, yego, tukuri iruhande, tukuri bugufiya, ntabwo uri wenyine. Aho umuryango n'abandi wifuza kubona batari, turahari kugira ngo tukube bugufiya. Amen. Murakoze. Nkuko mubibona abana bashoboye gukusanya umuceri, bashoboye gukusanya amavuta, bashoboye gukusanya ibyo kurya, amata, byose. Mama uyu munsi araza kugubwa neza. Amasabune, isuku bizagenda neza. Hari n'ifu y'igikoma, hari ibintu bitandukanye byose, hari isukari, twazanye byose. Uyu munsi tugiye no kugutekera, turasangira. Uyu munsi turasangira ku meza amwe kandi wakoze nawe kutwakira. Yego. Hope ko nta kintu uri gutanga. Umva bamara gutanga mujye musora. Yego, abajene bakuzaniye ibirayi, harimo ibintu byinshi. Uyu munsi n'agafiriti urakarya. Aha.
aka ni agafu rero ubugari bwiza uyu munsi turaza kumererwa neza n'ejo bundi ntabwo twazanye ibyo tumara gusa turanabisiga uze gukomeza ugenda ugubwa neza utangira umwaka neza murakoze aha agasukari karahari ntabwo nta kibazo agasukari karahari turaza guteka n'igikoma tumererwe neza amaye yego twazanye n'amata urajya ushyira mu gikoma bigende neza iminsi yiyongere dufite gira inka dufite ibintu byose turatunze turi abantu bakomeye n'amata n'amavuta urajya uteka agafiriti bigende neza murakoze tugiye rero guteka abandi bana bamwe barasigara bakuganiriza abandi bagiye kuba bateka abandi bagususurutsa muri rusange murakoze cyane urambaza ku bijyanye n'ikisuku muraho neza ndagufasha nta kibazo amakuru y'iminsi amakuru ni meza kandi ndashima Imana urashima Imana kuko yaturinze muri uyu mwaka wa 20 twawugezemo wa 2020 twawugezemo turashima Imana twishimiye kubabona twishimiye igikorwa mwaje kunkorera kuko ndahanange nshima Imana kuko Imana yarandinze irantungira ngaburira kandi impa abaturanyi beza hano muri Gitega muri Nyarugenge kandi Imana yakomeje kumfasha mama hanyuma uyu munsi nsanze hano hari abantu b'urubyiruko bakiri bato abana bato cyane baje kukuremera baje kukwifuriza umwaka mushya muhire nk'uko bakomeje kubigarukaho iki gikorwa mwacyakiriye mute nishimye cyane nanezerewe kandi Imana izabaha imigisha mukomeze mukore uyu murimo w'urukundo kandi niwe Imana yifuza kandi nicyo namwe muzahemberwa u Rwanda rw'ejo yase niko Rwanda rw'ejo kandi nicyo Imana izabahembera mama hano niho mu rugo aha niho mu rugo niho ncumbitse ndakodesha kandi ndashima Imana ko yahandindiye reka twongere tubahe ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira umunsi ku munsi aha ni hahandi nababwiye muri cya gikorwa rwa rubyiruko rurimo abana bato inkumi n'abasore ku myaka yabo nk'icumi baje gufasha umukecuru umumama mwiza twaganiriye ariko turacyanaganira ni igikorwa bafashe baje baramara umunsi wose bataramira umukecuru baganira hano nk'uko umuntu abibona imbere ya kamera niba kameramana ariko hareba hari ibyo kurya baratetse ibiryo byiza ibintu bimeze neza cyane kugira ngo basangire n'uriya mubyeyi hanyuma umunsi nurangira nabo batahe basubire mu rugo hano turi kumwe na presidento namwita presidente muraho neza amakuru ni meza hanyuma uratangira utwibwira tubwire n'uyu muryango ari umuryango ki watangiye ryari hanyuma twinjire mu kiganiro murakoze kumpa ijambo nitwa Umutesi Joseline nkaba ndi fondatrice wa Club Hope Unity Club Hope Unity noneho Club Hope Unity ni club kigizwe n'abantu ki kugira ngo tujye twakinjira muri iki gikorwa mwajemo nyirizina Club Hope Unity ni itsinda ry'urubyiruko ryishyize hamwe nyuma yo kwisanga amakimbirane y'umuryango aviramo urubyiruko rumwe na rumwe kuba rwacikiriza amashuri urundi rukabasha kwiga nabi biturutse ku bibazo by'imiryango niyo mpamvu urubyiruko mubona hano muri Club Hope rwishyize hamwe kugira ngo rubashe gukorera abandi bana ubuvugizi babayeho muri ubwo buzima hanyuma ni club imaze igihe kingana iki ndabona harimo abana bato harimo n'abana bato cyane n'abari bagize club cyangwa nabo baherekeje abo bato nduzi abari barumuna bano bakuru bari muri club hanyuma club imaze igihe kingana iki club imaze imyaka 2 ikora imaze imyaka 2 ikora muri iyo myaka 2 ni iki mwishimira ko mwagezeho muri iyi myaka 2 ishize twishimira ibikorwa byacu uburyo abaho tugenda tubigenera ababyiyumvamo tukishimira uburyo urubyiruko ruyirimo rubashije kugenda rubasha kugera ku iterambere ubwarwo rwiteza imbere n'ubyishimo umubano dufitanye hagati yacu bwacu ni ikintu cya mbere tubasha kwishimira hanyuma tubasanze hano ni mu murenge wa Gitega
hano mwahagize gute, mwazanywe n'iki muri uru rugo? Ni urugo rw'umukecuru, niki cyabazanye kugira n'abadukurikiye basobanukirwe neza? Uru rugo mwadusanzemo ni urugo rw'umukecuru, nk'uko twabwiye ko dufasha abantu bafite ubushobozi uri munsi y'ubwacu, ariko hari n'abakecuru tubasha kugeraho cyangwa n'indi miryango bitewe n'ibibazo igiye ifite bitandukanye. Hope uko mubizi ni icyizere, turi hano mu buryo bwo gufasha uyu mukecuru tumuha icyizere cy'uko nyuma y'ibibazo yabashije gucamo muri jenoside agatakaza umuryango, abana, umugabo, hari icyizere cy'uko yakongera kubona umuryango abasha kwishimira. Niyo mpamvu turi aho. Yego, hano ndabona muratetse. Yego, hano kuba dutetse, club yacu iyo yasuye abantu igerageza gufata umunsi wose iri kumwe nabo kugira ngo wa muryango twasuye ubashe kutwiyumvamo kugeza aho ubasha kwifungura ukatugaragariza ibibazo ufite mu muryango wawe. Niyo mpamvu habaho igikorwa cyo guteka, hakaza ko ubusabane n'umuryango twasuye kugira ngo twishimane, byibuze bumve ko atari bo bonyine bari kumwe na Club Hope Unity. Nabonye hano mwamuzaniye ibyo kurya, yewe mwazanye n'inkwi, ni ibintu bitangaje, mwazanye utuntu dutandukanye byo kumuremera nyine no kumufasha kugira ngo atangire umwaka nawe ameze neza. Ibintu mwabiteguye kuva ryari, cyangwa igitekerezo cyo kuza gusura umukecuru cyaje ryari? Iki gitekerezo n'ubundi Hope isanzwe ikora ibikorwa nk'ibi bigiye bitandukanye byo gufasha abantu mu bushobozi bwacu dufite. Iyo dufite igikorwa tugitegura mu gihe cy'amezi 3-4 bitewe naho tuzakigenera. Hanyuma hano mwasuye uyu mukecuru, mwamumenye gute? Uyu mukecuru kumumenya, ubundi abagenerwabikorwa ba Hope akenshi tubakura mu murenge wa Gitega, tujya kubasaba bakabasha kuduha abantu, tukajya kuri tele. Hope ihageze ibasha kureba koko uwo muntu baduhaye niba akeneye ubufasha bwa Hope cyangwa se atari hejuru ubufasha bwa Hope. Iyo dusanze ari munsi y'ubufasha bwa Hope tubasha kumufasha. Mbese uyu muryango wanyu ukorera mu murenge wa Gitega n'ubundi? Yego, niho uri ubarizwa mu murenge wa Gitega. Ariko ntabwo turagira icyicaro cyacu rusange, turacyategereje ubufasha bwo kuzakibona. Hanyuma harya mwambaye ko mumaze imyaka 2. Yes, turabashimiye kuri iki gikorwa, mbashimiye nk'umuhagarariye uyu muryango umwanya mu mpaye, kandi ibikorwa nk'ibi mujye mukomeza mubikore namwe, Imana izabashyigikira. Yego, murakoze, duhana umugisha. Hanyuma ngwino amakuru ni meza. Witwa nde? Nitwa Usanase Aliya. Usanase Aliya. Amakuru ni meza. Biga makanga? Niga mu wa 3 segonderi. Tugusanze hano rero, mwaje gukora iki hano? Twaje gufasha umukecuru. Twaramusuye tubona ubuzima bayemo burakomeye cyane, twifuza kumufasha nk'aba Hope, ariko tudafite byinshi, ahubwo ari umutima ukunze. Ari umutima mufura herera. Ni Imana yawuduhaye. Ufite harya umbwiye ko ufite imyaka ingahe? Mfite 16. Hano mwazanye rero ibintu bitandukanye, ibyo kurya, amafunguro, mwazanye n'inkwi, mwazanye amavuta, mwese mwazanye ibintu bitandukanye. Nk'abana muracyari bato, ndabona ku myaka yawe amafaranga utanga muri contribution yakura? Amafaranga naga muri contribution nigo mu mugati, ku ishuri bamaye kurya kujya muri kantine nkayigoma, atanga 200 buri wa 6. Yego, 6 mutanga 200. Hanyuma wowe uyu muryango rero umazemo igihe kingana iki? Natangiranye nawo mu mazemo imyaka 2. Mazemo imyaka 2. Yego. Hanyuma hari urubyiruko rutarumva ibintu nk'ibi mukora, urabona mwebwe muracyari abana bato, hari urubyiruko rutaragira umutima wo kuba wakora ibikorwa nk'ibi, nk'umwana ukiri muto, ni icyo wabwira urwo rubyiruko? Icyo nabwira urubyiruko rugenzi rwanjye ni ukugira umutima ukunze ufasha, ko natwe ntabwo tuvuga ngo twabivukiyemo, tureba abantu bafite ubushobozi buri hasi y'ubwacu, atari ko natwe dufite byinshi, ahubwo kubwo wa mutima kandi dushaka ko bagenzi bacu babaho neza, tugafata nyine twese tugahuza ibitekerezo, tukabasha kuba twafasha bagenzi bacu. Ajyanye intego nyamukuru z'uyu muryango za Hope nizihe? Dufasha abana bari munsi y'ubushobozi bwacu, tubakorera ubuvugizi, tugabanya n'amakimbirane mu miryango. Hanyuma umwana ungana gutyo bwo kugabanya amakimbirane, hari umuryango twegera imbere gato, ndabona n'umuriro umeze nabi. Umuryango ufite amakimbirane ushobora kugenda ukabaganiriza
twakicara tukaganira n'umubyeyi n'abana ko hari igihe usanga amakimbirane kenshi cyane ava ku bana n'ababyeyi tukicara tukaganira ko natwe twahuje hano atari uko tubayeho mu buzima bwiza natwe amakimbirane twari tuyafite ariko twebwe bitewe n'ukuntu twagiye twejyana tukaganira abasha gukemuka mu miryango yacu natwe turavuga ati oya ntabwo twabyererana reka tugere no ku bandi batari bakemurwa n'ayo makimbirane mu miryango. Yego wenda hari abadukurikiye kuri TV yacu mutarabasha kugeraho bagifite amakimbirane mu miryango yabo n'ubuhe butumwa buguturuka wabagenera muri iyi minota mike ufite cyangwa muri iki kiganiro tugiranye? Ubutumwa nabagezaho amakimbirane mu miryango aza kubera umutekano muke wo muri famiye, kutabana neza n'abana, kuticara ngo umubyeyi yicarane avugane n'umwana amenye ikibazo cye, amenye niba agiye ku ishuri ese ku ishuri ahura n'izihe mbogamizi, amenye mu buzima bwe busanzwe mbega uko umwana abaye, ugasanga nk'umubyeyi arabyutse agiye mu kazi abwiye umwana ngo najye ku ishuri, atashye nijoro agasanga umwana yaryamye, nta mwanya abonye wo kuganira n'umwana. Ababyeyi nyine uruhare rwabo ni ukudufata nk'abana bakatuganiriza bakumva ibibazo tugira bakatuba hafi, kuko n'igihe usanga umubyeyi ko akataganira n'umwana we ugasanga umwana yishoye mu ngeso mbi, agiye kunywa itabi, urumogi, inzoga, abandi bishoye mu busambanyi. Kandi n'abana urubyiruko rugenzi rwanjye inama nabagira ni kuba hafi y'ababyeyi bakumva inama ababyeyi babagira bakubaha. Hanyuma dusoza niwe butumwa cyane ihe message mwazaniye uyu mumama uyu mukecuru mwaje gusura uyu munsi? Uyu mukecuru twaje gusura uyu munsi nkuko mwaganire nawe, abana be bose barapfuye muri jenoside, nta bana afite, nta buzukuru afite, nta mugabo afite. Natwe rero nk'urubyiruko twaje kumuba hafi, tumubera abana, tumubera abuzukuru, buri kimwe cyose. Yego. Kagega makanga? Niga mu 3 segonderi. Urakoze cyane. Wabaye kangahe? Nawaye wa 5. Wabaye 5? Yego. Bigahagana he? Niga kan Kigali. Okay. Félicitations. Uriya musore ndamushaka. Wowe turi kurebana. Yes, bakunze badoze mu TV abani b'abana bibumbiye mu muryango witwa Hope Club baje gusura umubyeyi hano. Reka twakire n'uyu musore kuri kamera zacu amakuru. Ni meza. Witwa nde? Nitwa Muhima Sevenesi, ako mu bisanzwe nyine bakunda kubanza ku izina rya Radi. Yes, tubasanze hano ndabona muratetse. Turatetse. Ndabona hano muri na benshi hano mwahagize gute mwaje mu gikorwa hano turi muri umurenge wa Gitega? Ahangaha nkuko mutubona turi benshi pe, turi urubyiruko twese twibumbiye hamwe, turi urubyiruko ruturuka mu murenge wa Gitega, twihuje hamwe bitewe nk'ikomeza bitewe n'amakimbirane yagiye aturuka mu miryango ashobora kuviramo bamwe mu gutakaza bimwe mu byatuma babaho umunsi ku munsi, ashobora kuviramo abakobwa gutwara amada, ashobora kuviramo abasore ku biyobyabwenge ndetse n'ibindi byinshi. Twebwe rero nk'urubyiruko rwo mu Gitega twanga guheranwana n'ibyo ngibyo, ahubwo twibumbira hamwe dushinga umuryango ari Hope Unity Club kugira ngo tujye tubasha kuganira, tubashe kungurana ibitekerezo. Nimbona mugenzi wanjye yaciye ahangaha nongere mugarure, nimbona hari uwakoze ibidakwiye nongere mubwira ati kora ibingi kuko ari byo biri gutuma dukomeza gutera imbere, nyine kugira ngo twungurane ubundi bwenge muri ubu buzima ndetse no muri iki kigero tugezemo. Umaze igihe kingana iki rero muri uyu muryango Hope Unity? Uyu muryango ngumazemo umwaka. Imyaka 19. Uracyari umunyeshuri se cyangwa warasoje amashuri? Ndangije uno mwaka muri senior 6. Hanyuma hano uyu mukecuru mwaje gusura mwamubwiwe n'iki? Uyu mukecuru ubundi twege nka Hope kuko urumva dufite adresse ara mu murenge, ubu twege tuzo kuba dufasha abantu batishoboye mu murenge wacu. So twarabegereye batugira inama, batubwira no mukecuru, batubwira uko ameze nyine nkuko yabibabwiye, yagiye ahura n'ibibazo bimwe muri jenoside ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twebwe nyine turamwumva twumva ko
bikwiye ko twaza tukamusura tukaganira nawe tukamubera abuzukuru, yakenera amazi twaza tukamusura. Urabona n'umukecuru ugeze mu zabukuru, ubu ikintu akeneye yikeneye urukundo rw'umuryango, ntabwo akeneye kuvuga ngo yubake amataje cyangwa ibiki, ahubwo akeneye urukundo rw'umuryango ndetse n'abandi bantu bamwegera bakamuganiriza kugira ngo agire amasaziro meza ndetse no kongera kugira icyizere cy'ubuzima busanzwe. Hanyuma nk'urubyiruko warasoje amashuri ariko wabonye akazi se cyangwa? Oya, ntabwo ndabona akazi, twari turi mu bintu by'urugerero. Hanyuma amafaranga mutanga muri contribution hano kuko ni ibikorwa mukora bisaba amafaranga, ikigaragara cyo kuko ibintu byose mwazanye nibyo mwaguze, amafaranga nk'umuntu udakora uyakurahe? Urabona ubundi buri kintu cyose gisaba kugira umutima ukunda. Urabona twebwe turi urubyiruko ndetse bamwe barakiga, nanjye ndangije ubu ngubu nigaga. Ubu iyo twakoze inama kwa gatandatu dutanga contribution y'ibiceri 200 byo kugira ngo nitugira ku gihe nk'iki cy'igikorwa cy'urukundo tuzahere kuri ayo ngayo ndetse twifashishe n'ayandi make kugira ngo bitazadusaba contribution ndende kugira ngo tubashe gukora igikorwa nk'iki cy'urukundo. Ntago gukora iki gikorwa nk'uko mubibona ntago twazanye ibya mirenge, twifashisha bike cyane dufite muri twebwe, marjan de poche duenda twaba dufite tujyana ku ishuri kugira tujye kuyaryamo amandazi cyangwa iki, tugafataho 1/2 tukavuga ati reka tukideposinga hana kuko hari igihe kizakora ubundi musaruro, nubwo twe aho kujya urya amandazi 2 ukarya rimwe kugira ngo nutaribonye nawaze kuza kurya iryo ngiryo ryasigaye. Hanyuma ni ubuhe butumwa waha urubyiruko rwa none rutarumva ibikorwa nk'ibi ko ari rwo rwabikora, rutarumva ko hari icyo rwakora mu guteza imbere sosiyete nyarwanda cyangwa mu gushyigikira umuryango nyarwanda? Ni iyihe message abaha uyu munsi? Urabona nk'urubyiruko rwinshi ubu ngubu usanga urubyiruko rwacu bamwe bibereye mu mashuri, abandi bari mu bintu bari mu gushaka akazi, abandi bibereye tutaretse kuvuga ko hari n'abo bibereye mu biyobyabwenge ndetse abandi bibereye mu bindi bidafite umumaro. So kuza mu gikorwa nk'iki ni ikintu cyiza gishimisha buri muntu wese, ntago ari ukuvuga ngo ni uguta umwanya cyangwa se gukora iki, ahubwo ni ukwigomwa nyine agahe gatoya. Nasaba nk'urubyiruko ruri mu bintu bidashimishije, mu bintu bitanejeje, ko nabo bakibumbira hamwe bagakora ibikorwa nk'ibi ngibi. Ayo mafaranga yo kuba bajya kugura amatabi cyangwa se inzoga, ahubwo bayafata bakayabika kugira ngo aze kuba yaza gufasha abantu b'abakene nk'aba ngaba, kuko twabonye ko gufasha umuntu w'umukene bitari gusaba kugira ngo tube dufite ibya mirenge. Murakoze. Murakoze cyane kandi courage. Merci. Tukomeza kuganira n'abana, ndashaka umwana wambaye rinete nawe umukobwa aze tuganire, kumva afite ibintu byinshi byo kuvuga, iminota 2 gusa, hanyuma tugenda tunagana ku musozo. Cameraman atwereka hariya ku mafunguro bari gutegura mu gihe atarangiraho. Aya mafunguro nayo bari gutegura mu mwanya bagiye gusangira n'uriya mubyeyi, hanyuma baganire baseke bishime bongere bamurememo icyizere cy'ubuzima. Hanyuma cameraman aza imbere kugira ngo akugaragaze, nawe uratangira wibwira abadukurikiye. Amazina yanjye banyita Raduse Sabine. Sabine, amakuru? Ni meza. Wiga mu kangahe? Wiga mu 5 segonderi. Urayasoje? Usoje ukiri muto? Oya. Hanyuma hano tubasanze hano mu murenge wa Gitega, ni iki cyabazanye cyangwa muri mihe gahunda? Mwambaye n'imipira isi? Twaje gukora igikorwa cy'urukundo. Mwaje gukora igikorwa cy'urukundo, mwaje nk'abandi? Twaje nka Hope, twaje kureba umumama, tuje kumufasha nyine mu bibazo byose yaba afite. Yego. Twaje gukora igikorwa cy'urukundo twifatanyije na bagenzi bacu. Yego. Hanyuma winjiye muri uyu muryango ryari? Ni Hope Unity Club. Winjiyemo ryari? Winjiyemo 2018. Ni ukuvuga umazemo imyaka 2. Hanyuma ni iyihe ntego y'uyu muryango kugira ngo n'abadukurikiye koko bimenye cyangwa bagira inyota yo kwinjiramo? Intego yacu ni ugukora tukagira icyo tugeraho, tukamenyekana ahantu hose, n'abifuza kuba bashaka kuzamo nabo bakaza, nabo bakazajya baza tugafatanya muri iki gikorwa cy'urukundo. Gusenga ni byiza bigiramo umugisha ukabishobora. Imana imaze iminsi singira ngo
dufite perezida rero perezida wacu salama wowe abona hano mfite ikibazo dufite perezida n'ugeze umuvugisha ibi ni iby'Imana imaze iminsi ibwira ni byiza na wa muryango Hope Unity Club ni babana bato cyane bari kumwe n'umukecuru baramugaragiye umukecuru agiye kubaha ku mateka y'ubuzima mu gihe gito abasangize experience cyangwa y'ubuzima yanyuzemo hanyuma abana nabo bamenyereho abaha impanuro hanyuma natwe dusezerane dutahe mama ikaze kuri kamera zacu musangiza abana amateka y'ubuzima mubaganirize mubahe impanuro mu gihe gito cyane gishoboka nk'iminota 5 hanyuma dusoze dukomeze izindi gahunda dore n'imvura murakoze cyane hejuru y'igikorwa mwakoze abana batoya murabisukuza banjye abari mu gihe n'abuzukuru banjye nshimira Imana yo mu gikorwa mwakoze Imana izayibahembere kandi Imana izabahembere nanjye mbashije kubasukurisha kuko Imana izabagirira neza mukomeze mubane n'abandi neza amahoro ni ku ijambo ry'Imana rivuga Bibiliya bisobanura ngo kubana n'abandi neza amahoro mugasangira ibyanyu mugakundana mugakorera umurimo w'Imana aho muri mwiga kandi mukirinda ikibi cyose amateka yanjye rero nasigaye hano muri iki gihugu Imana irandinda irandokora ntabwo narutaga abandi ariko Imana yarakoze yandindiye hano muri iki gihugu ndingira muri Kigali ndahaza maze imyaka 25 aha muri Gitega ndayishima rero kuko yahandindiye ikahampira abahungu n'abakobwa bakunda nta kintu naburanye abana babiri abaturanyi twabanye neza hano muri Gitega Kinyange urugo rwari rwose tubanye amahoro ndashima Uwiteka nanjye kandi ndabashima kuko mwakoze ibintu nta kibazo nagiranye nabo iyi myaka mumaze ndashima Imana rero kuko ngeze muri uyu mwaka wa 2020 kuko ntabwo nari nzi ko nzahageza mu kubera Imana kandi namwe nta kintu mwatanze kugira ngo tuhageze turashima Imana mwese mushima Imana yagize neza rero irangaburira iranyambika irandihira inzu ndetse n'abaturanyi tukabana neza amahoro ndashima Imana rero ko yabikoze kandi namwe bashimira Imana yo mu ijuru mu gihugu ibyumvira mu ijuru mukomeze uyu murimo kandi bahugenge mu mashuri mukomeze mwirinde rero muri iki gihe urubyiruko rwacu kuko ibintu byandenze kandi byanejeje n'Imana ni ukuri kandi Imana izayibahera umugisha Imana yacu rero ndayishimiye imiryango yanyu mu nshuti ibyo mwakoze mwatetse mwangaburiye twasangiye nishimye Imana ibaha umugisha nta kindi narenzaho rero ikirutaho tuzabane mu gihugu cyo mu ijuru amina zaramuka amaso ku maso yego hanyuma mama iyo ubona abana bangana gutya baje kukugaragira baje ngo musangire mwishimane bakarangiza umunsi wose muri kumwe ku mutima wawe wumva bimeze bite umutima wanjye nanezerewe Imana ko Imana yampaye amasezerano ko izampa abana b'urubyiruko abahungu n'abakobwa bakamburira noneho habaye igikorwa cyo kuruhukira mu kugaburira ndashima Imana yumvira mu ijuru arashima Imana mu ijuru hanyuma mama tugana ku musozo ku myaka ufite hafi 80 waciye muri byinshi 78 yego ubona watangiye urumva uri imyaka myinshi kandi uracyarya nini nkuko twabiganiriye twiherereye cya gihe hanyuma mu myaka yawe ufite waciye muri byinshi bibi waciye muri jenoside yaraguhekuye n'izindi ntambara nyinshi zitandukanye ni irihe somo ry'ubuzima wasangiza abana nko mu magambo nk'atatu somo rero yego ugomba kubaha ugomba kubaha Imana yabaremye yaremye ijuru n'isi n'inyanja niyo yabateretse aho ngaho ku isi mukorere Imana mukorere igihugu kuko Imana izabibahembera
mwirinde ibintu biriho muri iki gihe ubushukanyi haje n'ubutinga n'insingizi abahungu n'abakobwa ni ukuri pe Imana izishima nimumara kubikora ibikorwa mwakoze kandi n'ubu yabashima biri mu gihugu byo mu byumba kandi mwirinde ibibi byose kuko Imana irababaye yabariye irareba urubyiruko rubaho kwigiza n'imyambarire ubuze ko mwambaye neza mwanezerewe kandi Imana irabashima rwose Imana irahindura ibibazo mama murakoze cyane namwe Imana ibaha umugisha nk'uko musabiye urubyiruko nanjye ndimo. Hanyuma hano turi kumwe n'umwe mu barimu bo muri kimwe mu bigo, ni n'umuyobozi muri kimwe mu bigo bamwe muri aba bana turi kumwe barererwamo, nawe twamuha iminota mike nk'ibiri akadusangiza imbamutima ze kuri uyu munsi ashingiye ku gikorwa abana nk'aba bakoze. Murakoze, nitwa Fidel Ntabanganyimana, umwe mu bashinzwe imyitwarire nk'uko mubivuze mu kigo bamwe muri aba bana bigamo cyitwa Kankigali. Nyuma yo kubona ko abana bampaye amakuru ko hari club bafite, hari itsinda bafite bahuriramo nyuma y'amasomo, bakanandumira, nagize amatsiko ndetse n'umuhate wo kugira ngo nze kureba ibyo baba bari gukora. Kuri uyu munsi rero imbamutima zanjye nizo kwishima no kunezerwa kuko hejuru y'uko abana bajya ku masomo, hejuru y'uko batozwa bigishwa mu ishuri, weekend bayijyamo aho kujya mu mikino n'ibindi bakayikoramo ibikorwa by'urukundo nk'ibi ngibi birashimishije. Ni ibyo gushimwa. Twasaba Abanyarwanda cyangwa andi matsinda yose ahari kwibumbira hamwe mu buryo gukomeza gufashanya kuko bituma rya hame ry'ubumwe n'ubwiyunge bikomeza kujya mbere, bituma abana bakomeza gukorera hamwe, bituma ejo hazaza hacu mu by'ukuri hazaba hameze neza. Tukaba mu by'ukuri nimba iki gikorwa kiri gukorerwa hano mu Gitega n'urugero, ababishoboye, bafite ubushobozi, twakwegera aba bana twabafasha mu bishoboka, twabagira inama mu kugira ngo n'ahandi abandi bose bari bashobore kwiyunga ndetse no guhura kugira ngo bashobore gukora ibikorwa nk'ibi by'urukundo, ndetse n'abafite ubushobozi bufatika babatera inkunga. Nimba twaje hano uyu munsi hari umuceri, hari ibyo guteka bitandukanye n'ibyo kwambara, ubutaha tukaba tubifite n'akamatora n'imyenda n'ibindi bitandukanye kugira ngo ubuzima bw'ababyeyi bacu twagize amahirwe bagasigara dukomeze kubwitaho, dukomeze kububungabunga. Nk'umubyeyi kandi uri n'umurezi, ni iyihe message waha urubyiruko rutumva ko abana bari mu myaka 10 n'ingahe bakora igikorwa nk'iki cyo gusananira umuryango nk'ibi tubonye hano? Mu gusubiza iki kibazo, uru ni urugero rwiza ku bana bacu, uru ni urugero rwiza rwagombye gukurikizwa na buri wese, cyane cyane ababyeyi bacu tubasaba kugira ngo nihaboneka nka initiative nk'izi bajye baha uburenganzira babo. Ubutumwa rero twatanga ni ubw'uko mu by'ukuri imbere h'u Rwanda ni heza, dukomeze dufatanye, dukomeze twiyunge, duhereye cyane cyane kuri aba bana batoya ndetse n'abakuru, bizatuma mu by'ukuri u Rwanda rwacu rukomeza kugira imbere heza hakomeye kandi hadadiye muri make nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya akunda kubivuga. Urakoze cyane. Hanyuma tugana ku musozo, bambwiye ko hano harimo abana bafite impano, ntabwo twatandukana n'umukecuru gutya gusa, abana batagize geste badukorera bagaragarize. Umukecuru akunze gutanga impanuro ku rubyiruko, cyane cyane avuga ko urubyiruko rw'ubu ngubu ngo rwishora mu ngeso mbi, ariko reka nk'uko hari ibikorwa bigaragaza ko tutari muri babandi yavuze, reka tumugaragariza ko dushoboye, tugaragaza n'impano, tunamusezera twishimana. Abana bafite impano sinzivuze ariko murazifite, ndabazi ndanabaruzi, reka tujye aho imbere dukora ka geste deni tutahe. Yego, murakoze cyane. Ngira mugenzi ati ayi mwakoze neza.
dufite impano nyine zitandukanye ariko nyine yego egera imbere yegera imbere na wa mwana muto twaganiriye yanyihishe cyangwa ari hari inyuma yego hanyuma dukomeza tugaragaza izi mpano mwana nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.